Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Talent TV Show. Mbasuje mbifuriza kugubwa neza ndetse munakurikira amakuru y'imikino hano ndetse n'ibiganiro bitandukanye bya sport bigenda bivugirwa kuri Talent TV Show. Mbahaye ikaze mu kiganiro cya none aha tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye biriteganyijwe kuri uyu munsi muri rusange. APR Football Club irahagarariwe muri ekipe y'igihugu Amavubi. Tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye. Abakinnyi ba ekipe ya APR Football Club bahabwa amahirwe menshi yo kujya muri ekipe y'igihugu Amavubi, bakabanzamo ku mukino ikipe y'igihugu Amavubi isa kuba yakira ekipe y'igihugu ya Super Eagles of Nigeria. Nitugiye kuba tubirebera hamwe byinshi bitandukanye, gwirumvikana 11 bagiye kubanzamo, bashobora kubanzamo kuri uyu munsi kuri match ya ekipe nationale Amavubi. Tugiye kuba tubarebera hamwe, niyo mpamvu nge nka Janvier Mukama nkuhaye ikaze aho uherereye hose wowe udukurikiye, ndetse uraza no kumenya uburyo bwinshi uza kureberamo uyu mukino muri rusange ku muntu utari buze kugera kuri stade Amahoro nshya ivuguruye. Umukino wa mbere uri officiel w'ikipe y'igihugu Amavubi ikaba igiye gukina muri stade Amahoro nshya ivuguruye nyuma y'igihe kirekire, imyaka irenga 3 Amavubi adakina kuri stade Amahoro. Nkwa ikaze rero ku buryo burambuye, ngewe urabizi cyane nitwa Janvier Mukama. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe, gukanda like, gutanga n'ibitekerezo byawe muri commentaire, ibintu byose bikashobora kugenda bigenda neza cyane 5 kuri 5 muri rusange. Ekipe y'igihugu Amavubi uyu munsi saa 9 z'umugoroba irabiri gutana mu mitwe ikipe y'igihugu ya Nigeria the Super Eagles. Nigeria irangajwe imbere n'abasore bakomeye cyane barimo Victor Osimhen, ni umunya Nigeria ukomeye cyane. Uyu muvandimwe akaba yaramaze gusohoka muri ekipe ya Napoli yerekeza muri ekipe ya Galatasaray mu gihugu cya Turuki. Akaba ariho uyu muvandimwe Victor Osimhen agiye kuba akinira muri iyi sezo nk'intizanyo ya ekipe ya Napoli Football Club muri rusange. Nkwa ikaze rero nonaha tutangire turebera hamwe byinshi bitandukanye. Amavubi icyo asabye abanyarwanda muri rusange, kuko ni ekipe y'igihugu yacu, ni yacu, nta mpamvu yo kwirwa tubikerensa. Niyo mpamvu nta kabuza tugomba gukikira ekipe nationale. Ekipe y'igihugu Amavubi rero ikaba yasabye abanyarwanda muri rusange kuza kubashyigikira muri uyu mukino. Birumvikana kuri rw'Amavubi, abakinnyi Amavubi yifuza ko abakinnyi bose yifuza ko abanyarwanda bose bajya kwishyigikira, kuko ari umukino bakenewe kandi cyane ko nabo biteguye gutanga byose, nk'uko kapiteni wa Amavubi Djihad Bizimana yabyemereye itangazamakuru mu kiganiro cyabaye ku munsi wo kwa mbere ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9. Ati umupira wabaye umwe, amazina ntagikora cyane, tuzagenda tugiye gushaka umusaruro mwiza ukurikije ikipe dufite, twizeye ko bizagenda neza ku mukino wa mbere kuri stade Amahoro. Tugomba gukora ibishoboka byose ngo umusaruro ube mwiza. Ejo buyavugaga uyu munsi bazatanga 120 cyangwa se 5 cyangwa 50% bafana bazaze kudushyigikira ari benshi, ntabwo bazasubira mu rugo bicuza uko baje muri rusange. Umutoza mukuru wa ekipe nationale Frank Trosten-Spiegler w'Umudage yavuze ko azi neza ikipe bazahura nayo, ariko nta kabuza biteguye kwitwara neza. Ati tugiye gukina n'aba rutahizamu beza ku isi buri kipe yakwifuza kugira, bizaterwa nuko tuzinjira mu kibuga, ariko twizeye kwitwara neza. Nizeye ko no mu mukino w'ikipe ikomeye muzabona ibyo nigishije abakinnyi. Umukino wa Super Eagles n'Amavubi uzabera i Remera kuri stade Amahoro saa 9 z'amanywa uyu munsi. Nigeria ihagaze neza kuko mbere yo kuza i Kigali yabanje gutsinda umukino ubanza wa Benin, ikawinjizamo ibitego byose 3 mu gihe u Rwanda rwanganyije na ekipe y'igihugu ya Libya muri rusange. Ni imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'Afurika muri rusange, akaba ari ekipe y'igihugu Amavubi kugeza kuri uyu munsi, bitewe na performance bakomeje kugenda bagaragaza. Abanyarwanda dufite icyizere ndetse tunafite icyizere ekipe y'igihugu Amavubi, na cyane ko ari imwe mu ma ekipe twese dutegerejeho umusaruro, na cyane ko twamaze kubona ibimenyetso yaba mu gushaka itike
y'igikombe cy'isi tumaze kwitwara neza, yaba no mu mukino wa mbere benshi batatekerezaga twanganyije na Libya tuje tuyishyura. Birumvikana rero ni ibintu byinshi bitandukanye abanyarwanda bagomba kwitega. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe 11 bashobora kuza kubanzamo. Mutoza Frank Trosten Spichler, icyizere kinini cyane angani uza guhita utinyira equipe ya APR Football Club. Angani uza gutinyira equipe ya APR Football Club. Simbizi ku munyarwanda uwo ari we wese umufana wa APR cyangwa se umufana wa equipe ya Rayon Sport, ntabwo nzingaraza kubyumva gute cyangwa se umukunzi wa equipe ya APR Football Club ni inkuru nziza iza kumushimisha. Ahangaha equipe y'igihugu Amavubi muri 11 bagiye kubanza bashobora kubanzamo, uretse umuntu witwa Kevin Muhire, ubwo ndaje mbabwiye n'uwitwa Kwizera Georgia, abandi bose amaraso n'umukara n'umweru. Turi kumwe, amaraso n'umukara n'umweru bose ni APR. Umukunzi APR ahantu ari niyicara igurira akanavuga ati koko ibyo CDS igeze kuvuga ko equipe ya APR Football Club yabaye ikoresha abanyarwanda mu rwego rwo gufasha equipe nationale. Ibi ngibi byagezweho. APR coup de chapeau abanyarwanda mwese utitaye ngo ndi umureyo ndi umfana APR nkunda Gasogi mfaniye Magaju Vision n'izindi zose. Hereza APR indabyo zayo. Hereza APR indabyo zayo kuri equipe nationale. Yihereza ibishoboka byose, yihereza icyubahiro igombwa, kuko it's a huge contribution kuri equipe nationale Amavubi kubona a lots of talents bari gukina equipe y'igihugu kandi bakanitwara neza, ari abakinnyi bafite aho bahuriye na equipe ya APR Football Club hafi ya bose, uretse abakinnyi babiri bonyine. Turi kumwe, uretse abakinnyi babiri bonyine abandi bose bafite ahantu bahuriye na equipe ya APR Football Club. Nizere ko umunyarwanda hano yicaye wese yaba umure cyangwa undi wahe agomba guhereza indabyo APR Football Club. Numukino uri bubere kuri stade Amahoro saa 9 kuri uyu wa kabiri tariki ya 10. Umutoza ikipe y'Igihugu Amavubi akaba avuga ko biteguye guhangana na Nigeria uko byagenda kose. Ibyo twabigarutseho ati yego natekereza twiteguye guhangana na Nigeria kandi turizera kwerekana umukino mwiza, nicyo kintu cy'ingenzi kuri ngiye, kuko nkuko mpora mbivuga iyo ukinye neza umusaruro mwiza bitinde cyangwa bitebuke uraza muri rusange. Nanone navuga ko tugiye gukina duhange na ba rutahizamu beza ku rwego rw'isi. Byitwabigarutseho buri equipe yakwishimira kugira, ntabwo ubikibazo ari uko uzabazira umwe kuri umwe, ariko ahubwo no kugerageza kurema uburyo abahungu bacu nka babiri babazibira nkaho ubundi bizaba bikomeye, naho ubundi bizaba bikomeye kandi bigoye cyane. Bizaterwa n'uburyo iki gitekerezo tuzakinjana mu kibuga, cyizere bitewe n'ibyo nabonye mu myitozo. Reka turebe ibizaba muri rusange. Ni umutozo ushobora gukora impinduka imwe ugereranyije n'abakinnyi babanjemo ku mukino wa Libya banganyije i Tripoli igitego 1-1. Nta gihindutse, Rubanguka Steve araza kubanza ku ntebe y'abasimbura mu gihe Mugisha Bonheur Casemiro ari we uri bubanzemo muri rusange. 11 rero bashobora kubanzamo ni Intwari Fiacre mwizamu nk'ibisanzwe, umunyezamu cy'ini equipe ya Kaizer Chiefs. Uyu muvandimwe rero akaba ari umunyezamu wa mbere, abandi bose twarabibagiwe. Kuri kabiri Fitina Ombabebe akaba aza gukina kuri kabiri. Nkwibutsa ko Ntwari Fiacre ari umwe mu bakinnyi bazamuka, tugende nkubwira ukuntu umusaruro wa equipe ya APR Football Club agiye ukora. Ntwari Fiacre ni porodu ya equipe ya APR Football Club. Fitina Ombolenga ukina kuri kabiri, imyaka 7 akinira equipe ya APR Football Club. Akaza niyo mugabo Claude, imyaka igiye kuba 4 ari umukinnyi wa equipe ya APR Football Club. Mutsinzi Ange Jimmy ku myaka 2 yamaze muri equipe ya APR Football Club. Manzi Thierry imyaka 2 yamaze muri equipe ya APR Football Club. Mugisha Bonheur Casemiro imyaka 3 yamaze muri equipe ya APR Football Club. Bizimana Djihad imyaka nawe igera muri 3 yamaze muri equipe ya APR Football Club. We nishobora kubinarenga. Muhire Kevin n'umukinnyi wa equipe ya Rayon Sport n'umufana wa equipe ya Rayon Sport, n'umukunzi wa equipe ya Rayon Sport n'agarakina equipe ya APR.
George Kwizera nawe ni umuhashyi ni umunyarwanda ntago yigeze akina ikipe ya APR Football Club ukaza ukagera kuri Gilbert Mugisha Paul de equipe yavuye muri Pipiniere ngubu imyaka igiye kuba 4-5 ari umukinnyi wa equipe ya APR Football Club ndetse na Nshuti Innocent nawe afiteho ahuriye na equipe ya APR Football Club. Wabyumvishe neza abo nibo 11 bashobora kuza kubanzamo ku ruhande rw'ekipe y'igihugu Amavubi birumvikana. Ubwo ni system n'aba defenseurs 4-3-3 ruhande rumwe George Kwizera urundi Gilbert Mugisha ndetse Nshuti Innocent bull striker mu gihe hagati mu kibuga harimo Mugisha Bonheur Casemiro Djihad na Muhire Kevin. Inyuma ni babandi nyine nkuko ari kubabona bahagaze muri defense equipe ya APR Football Club. Nuko rero ibintu bimeze kuri equipe y'igihugu Amavubi. Ikibazo ngiye kubabaza nona ese ana n'ubu ngubu wenda maybe nago byatanzwe umusaruro kuri international level ariko this time byatanze umusaruro kuri equipe y'igihugu Amavubi birimo biragaragara buri muntu wese ari kubibona. Ikibazo kiragira kiti ese mufite icyizere cyuko equipe y'igihugu Amavubi aza gutsinda equipe y'igihugu ya Nigeria? Prediction yawe ni yihe? Ese ibitego biraza kuba ari bingahe muri uyu mukino? Na cyane ko abanyarwanda turemeranya neza ko ikipe y'igihugu Amavubi muri forume z'inkweto ntabwo ishobora guscoring ibitego 7 gukubita 8 nakeka twongera guhora Seychelles ariko akaka cyangwa se na Mauritius ariko akakanya turi kubibona ikipe y'igihugu Amavubi muri forume and trusted uyu munyamahanga wo mu Budage turutse muri Nepal atozaga muri Nepal araza turi kubona ashyira ibintu ku murongo muri equipe y'igihugu Amavubi. So reka turebe uyu munsi saa 9 kuri stade Amahoro. No mukino uza guca no kuri televiziyo y'igihugu abantu muze kukurikira abantu utaza kugera kuri stade. No mukino uza guca kuri televiziyo y'igihugu mukino wa mbere w'Amavubi officiel mpuzamahanga yewe kwera muri stade Amahoro nshya ivuguruye so reka tutegereze turebe iby'uyu mukino ko biza kugenda. Yereka nkubwire nikomeza ugira ibihe byiza tuze gurama yari makuru yacu ataha turebera hamwe byinshi bitandukanye n'andi makuru aza kubagezweho aza kuba ari kuvugwa muri ari kire byinshi bitandukanye biri muri APR abizi ni byinshi bitandukanye nk'abanywa ikaze rero ndetse kuri Talent TV show wa mbere gumana uhabwa ikaze kandi subscribe n'ibitekerezo mu bitange mutubwire uko Amavubi kwitwa kuri uyu mukino. Ese abo 11 babanje mu kibuga bashobora kubanza mu kibuga? Ese babanje mu kibuga byatanga umusaruro kuri equipe nationale? Igisubizo ni cyanye muri commentaire. Imana ibarinde.